Babyeyi, wari uzi ko telefone ishobora kwangiza cyane imikurire y'umwana wawe? Muri iki gihe usanga abana batoya bafite telefone zabo mu ntoki kurusha uko bafata ibikinisho, hari n'ababyeyi bafite imyumvire usanga imvugo yabo bavuga ngo nimumuhe telefone araceceka. Ariko se wari uzi yuko ibi bishobora kugira ingaruka ikomeye ku mwana wawe, cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5? Muri iyi videwo tugiye kubabwira impamvu zikomeye zigaragaza ingaruka zituruka ku gukoresha telefone, cyane cyane ku bana bafite imyaka 5 bakayimaraho igihe kirekire. Reka tubane muri videwo guhera itangiye kugeza ku musozo, igihe tugiye kubana mu kiganiro Imbonigaba Job. Icya mbere nk'ingaruka zishobora guturuka kuri ibi, bitinza umwana kuvuga. Ababyeyi bakwiriye gusobanukirwa yuko abana kugira ngo bavuge, bavuga binyuze yuko abana bakina n'abandi, abana bavuga bitewe n'uko abana babasha kubona umwanya wo gukina n'abandi, ndetse bareba n'ibintu bibakikije. Iyo umwana amara igihe kirekire ahugiye muri telefone, ntaganira n'ababyeyi. Ubwo ababyeyi ntabwo bajya babonera umwanya umwana, cyangwa se abana usanga ahubwo kugira ngo babone uko bahugira mu mirimo yabo ya buri munsi, babashukisha telefone, ababyeyi bakajya mu mirimo yabo, nyamara batazi ko barimo barangiza ubwonko, barimo barangiza abana gake gake. Icya kabiri, ntabwo babona amahirwe yo kumva amagambo mashya bakina n'abandi bana kugira ngo ubwonko bwabo bwiyungure. Icya gatatu, ntamenya gusubiza ibyo bamubajije kubera yuko ntabwo yigeze agira umwanya wo gukina n'abandi ngo yiyungure, niyo mpamvu umubaza ikintu ukabona arajunjana. Nyamuneka rero mubyeyi udukurikiye, iki kintu cyiteho, by'umwihariko niba ufite umwana ufite kuva avuka kugeza ku myaka 5, wakagombye kumva iki kiganiro mbere y'abandi bose. Ibi bishobora gutuma umwana atinda kuvuga cyangwa akagira amagambo make, ugasanga ahora acecetse. Icya kabiri nk'ingaruka, bituma ubwonko bw'umwana budakura neza. Ubwonko bw'umwana, ababyeyi bakeneye gusobanukirwa yuko ubwonko bw'umwana bukura ari uko umwana abashije kuba akina n'abandi, ubwo nicyo gihe bukura cyane, cyangwa se bukura vuba, akina n'abandi, akoranaho n'abandi, agerageza ibintu bishya, akagerageza gushakisha abameze nk'aho ari mu kuvumbura, kwa kundi twita ngo arimo arakubagana, ugasanga arakora hirya no hino. Ubwonko bwe buba burimo burakora cyane, burimo buragenda bwiyungura ubumenyi bugiye butandukanye, niko ubwonko bw'umwana bukura. Ikindi, aganira n'abantu, iyo aganira n'abantu ubwonko bwe burushaho kugenda bukura. Iyo telefone ifashe umwanya munini, ntabwo ubwonko bukoresha ubushobozi bwabwo neza. Babyeyi, iki kintu mucyiteho, iyi ngingo muyizirikane. Niyo mpamvu tuzabakorera ikiganiro tubereke uburyo bwiza ababyeyi bari bakwiriye gukoreshamo telefone ku bana babo butateza ikibazo, ariko nyamuneka reka twite ku bana kuko nizo mbaraga z'ejo hazaza. Icya gatatu, bishobora kwangiza amaso y'umwana. Urumuri rwa telefone, kuriya sikirini ya telefone, rwa rumuri ruba rwaka mu buryo butandukanye, ni ukuvuga ngo n'umuntu mukuru nawe uzabirebe, ubikoreho ubushakashatsi, wirebere, urebe umwanya umara kuri telefone, kuri televiziyo, kuri mashine. Rimwe na rimwe iyo utambaye indorerwamo zigukingira urumuri, bikwangiza amaso. Rero ikintu cya mbere bitera ku mwana, amaso y'umwana arananirwa, bityo bigateza ibibazo ku bijyanye n'imirebere y'umwana. Abahanga bisipesharije mu gukurikirana ubuvuzi bw'amaso ku bana, ubwo ni pediatric ophthalmologist, aba ngaba batanga inama babwira ababyeyi ngo ntibabagabanyirize umwanya bamara kuri telefone cyangwa se kuri za mudasobwa. Kubera iki batanga iyi nama? Icya mbere ni uko uwo mwanya bamara kuri telefone, amaso yabo arananirwa, bityo amaso yabo, umwana ukunda guhugira mu kureba muri telefone agira ibyago indwara yitwa miyopi. Akaba ari ubushobozi bwo kureba hafi ariko ntabashe kutabona kure, agatakaza ubushobozi bwo kubona kure. Kubera iki? Iyo umwana arimo arakura, akura ubwonko bwiwe bubasha kureba kure. Noneho uko kureba kure, ni ukuvuga ngo iyo ari mu gukura, umwana ubundi yakagombye kureba kure. Ubwo reka dutange nk'urugero kugira ngo byumvikane,
nk'abana batuye mu bihugu usanga bari mu bipangu hari ama etaje cyane cyane mu bihugu by'i Burayi, uzasanga inshuro nyinshi baba bafite iyi ndwara yitwa miyopi ndetse iri ku kigero cyo hejuru kubera iki? Ntago amaso yabo abasha kurambura ngo arebe kure, ahubwo bakura bareba bugufi, basa nk'aho arasohoka akareba igikuta cy'intuza cya etaje arimo, akareba ntabona umwanya y'uko amaso ye arambura abashe kureba kure. Niyo mpamvu uzasanga agira indwara yo kureba ibintu bya hafi, ntabashe kubona ibintu bya kure. Nyamuneka babyeyi, iki kintu mucyiteho, iki kintu kirakomeye, mukwiriye kucyitaho cyane. Icya kane, bituma abana bigunga. Kubera iki abana bigunga? Ntabona umwanya wo gukina n'abandi bana, kuganira n'abandi ntibishoboka, gusabana n'abandi oya, kubera uwo mwanya amara kuri telefone, ntabonere umwanya abandi bana ngo yiyungure, noneho ugasanga atamenya gukina n'abandi bana, rimwe na rimwe ugasanga gusabana n'abandi biragoranye. Waba uvuye mu rugo, wajya gusura abantu mu rugo rurimo abana, ugasanga umwana yibereye wenyine abandi barimo barakina, ariko ugasanga we ntabwo ashaka gukina n'abandi. Rimwe na rimwe ntuzavuge ngo umwana wawe ngo hari ikindi kibazo afite, ahubwo ikibazo uzasuzume urebe itera icyo kibazo, n'ubundi nurangiza ufate ibyemezo ubashe kubikemura. Icya gatanu, ingaruka yo gukoresha telefone cyane bituma umwana agira uburakari bukomeye cyangwa se arakara cyane. Abana bakoresha telefone cyane barakara iyo bayambuwe. Icyo ngicyo nimba ababyeyi babona koko ibyo ndimo ndababwira ari ukubabeshya batwandikire, ariko nimba ari byo muratubwira yesi ibyo ko turimo turavuga ari ukuri, murabitubwira muri komanteri. Ibiganiro byanyu tuba dukeneye kumenya uko mwakira ibiganiro tubagezaho. Icya kabiri, bararira iyo bambuwe telefone, ubwo ni ukuvuga ngo icya mbere tumaze kubona, bararakara iyo bambuye telefone, noneho bakarira, bashobora no kuyisaba buri gihe, ugasanga we amarangamutima ye atuza ari uko ahawe telefone, ugasanga ubuzima bwe arimo arashaka kugira ngo abuharire telefone. Babyeyi, ntabwo abana bakwiriye kubayobora, ahubwo ni mwebwe mukwiriye kubayobora. Ibi bishobora gutuma uzasanga umwana iyo ugiye mu muryango ugiye gusura abantu, rimwe na rimwe ashobora kugusebya, bakavuga ati ariko uriya mwana nta burere yigeze ahabwa, kuko ntago abasha gufata amarangamutima yiwe, hari ibyo yamenyereye bifata amarangamutima yiwe, ahubwo uba ukwiriye kumutoza, atari ukumutoza kugira ngo abone ibintu bimuturisha, ahubwo ukamutoza ubwonko bwe ukaburemamo gutangira kwiga, kumenyera kumanaginga amarangamutima yiwe. Babyeyi rero, ibi bintu mukwiriye kubizirikana. Ubutumwa bukomeye ku babyeyi, telefone ntigomba gusimbura umwanya wanyu ku mwana, iki mugomba kukizirikana. Icya mbere umwana akeneye ni ukuganirizwa. Icya kabiri, gukina n'ababyeyi cyangwa se n'abamurera. Gatatu, gusomerwa inkuru, ariko saba ababyeyi batwandikire mubona umwanya wo gusomera abana banyu inkuru, muratubwira niba mujya mubabonera umwanya, cyangwa mu gihe turimo cy'iterambere ababyeyi basigaye baratwawe n'akazi. Ikindi, gukina hanze, ukamuha uburenganzira akajya gukina n'abandi bana. Ibi ngibi byungura umwana ubwonko bugakura, ndetse akiyungura akihuta kuvuga. Niyo mpamvu uzasanga umwana ubyirukiye ahantu hari abandi bana bavuga, uzasanga yihuta kuvuga kurenza wa mwana wo mu bipangu. Babyeyi mudukurikiye bari mu mijyi, aho uzasanga abana babaye b'abakozi, abana babaye aba telefone, babaye bafite ibyo babahugishije, oya. Menya igihe ugomba guha umwana ibikinisho, umenya igihe ukwiriye gukoresha ku mwana, unamenye n'uko ukwiriye kumuha umwanya, no kugira ngo abashe no kwisanzura no ku bandi babashe gukina, kugira ngo bye gudindiza iterambere ry'imikurire yiwe n'ubwonko bwiwe. Ibi byo rero bifasha imikurire myiza y'ubwonko n'imyitwarire y'umwana. Ibi ngibi tumaze kuvuga bigera muri 4 bifasha imikurire y'ubwonko bw'umwana ndetse n'imyitwarire umwana agira mu buzima, cyangwa se no mu buzima buzaza. Rero niba iyi video wayikunze, ntugende udakoze subscribe no kuri like, wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho ku gihe. Unabisangiza abandi. Reka tuzahurire muri video itaha. Murakoze cyane.